Ndagusuhuje wowe tugiye kubana muri aka kanya. Niba uri mushya kuri uyu murongo, icyo usabwa ni ugukora subscribe kugira ngo dukomeze kubana gatanu kuri gatanu. Nawe dusanzwe tubana, reba neza niba warakoze subscribe ugafungura inzogera kugira ngo buri uko dusohoye ikiganiro gisha ujye uhita ucakira mu ba mbere. Nk'ibisanzwe rero tugarutse muri ya gahunda yacu kukugezaho ubusobanuro bw'amazina. Aka kanya rero tugiye gusubiza abakunzi bacu batubajije ngo tuzabagezaho amazina 30 agezweho y'abana b'abakobwa muri uyu mwaka w'ibihumbi 2026. Ndakubwira iryo zina ndetse n'ubusobanuro bwaryo. Ku mwanya wa mbere rero turasanga izina Ines. Ines ni izina rihabwa umwana w'umukobwa. Izina rikaba risobanura ubusugi cyangwa se umuntu ugira umutima mwiza. Kabiri turasanga izina Ishimwe. Ni izina rihabwa umwana w'umukobwa. Iri zina rikaba risobanura ishimwe ry'Uwiteka. Gatatu turasanga izina Keza. Keza ni izina rihabwa umwana w'umukobwa. Iri zina rikaba risobanura umukobwa mwiza kandi uteye neza. Kane turasanga izina Uwase. Uwase ni izina rihabwa umwana w'umukobwa. Iri zina rikaba risobanura uwa Nyagasani cyangwa se ukomoka ku Mana. Gatanu turasanga izina Diane. Diane ni izina rihabwa umwana w'umukobwa. Iri zina rikaba risobanura uw'Imana cyangwa se uwera. Bikaba bivugwa ko ari izina ry'imyemerere rikomoka ku kigirwamana. Gatandatu turasanga izina Sharifu. Ni izina rihabwa umwana w'umukobwa. Iri zina rikaba risobanura uwubahwa cyangwa se uw'icyubahiro. Rikaba rifitanye isano n'idini rya Isilamu. Karindwi turasanga izina Aline. Ni izina rihabwa umwana w'umukobwa. Iri zina rikaba risobanura utuje cyangwa se ufite umutima mwiza. Umunani turasanga izina Sandra. Ni izina rihabwa umwana w'umukobwa. Iri zina rikaba risobanura utekanye cyangwa se ufite amahoro. Icyenda turasanga izina Umutoni. Ni izina rihabwa umwana w'umukobwa. Iri zina rikaba risobanura umwiza cyangwa se ukundwa kurusha bose. Icumi turasanga izina Nicole. Ni izina rihabwa umwana w'umukobwa. Iri zina rikaba risobanura uwubaha Imana cyangwa se ufite amahoro. 11 turasanga izina Aisha. Ni izina rihabwa umwana w'umukobwa. Iri zina rikaba risobanura ubuzima cyangwa se umwamikazi. Iri zina rikaba rikunzwe cyane hano mu Rwanda mu mazina akunzwe cyane muri uyu mwaka wa 2025 2026. 12 turasanga izina Ella. Ni izina rihabwa umwana w'umukobwa. Iri zina rikaba risobanura umucyo, urumuri ndetse bimurika neza. Rikaba naryo rikunzwe cyane mu mazina akunzwe cyane hano mu Rwanda muri uyu mwaka wa 2025 2026. 13 turasanga izina Teta. Ni izina rihabwa umwana w'umukobwa. Iri zina rikaba risobanura uw'icyubahiro cyangwa se umunyacyubahiro. 14 turasanga izina Beli. Ni izina rihabwa umwana w'umukobwa. Iri zina rero rifitanye isano n'izina Bella. Rikaba risobanura uburanga cyangwa se umwiza. 15 turasanga izina Nirere. Ni izina rihabwa umwana w'umukobwa. Iri zina rikaba risobanura uwaremewe kubaho cyangwa se uwaremwe n'Imana. 16 turasanga izina Rebeka. Ni izina rihabwa umwana w'umukobwa. Iri zina rikaba risobanura ugwa neza cyangwa uharanira ko abandi babaho. 17 turasanga izina Assumpta. Ni izina rihabwa umwana w'umukobwa. Iri zina rikaba risobanura uwizera cyangwa se uw'ijuru. Rikaba ari izina ry'Abakristo. 18 turasanga izina Joanne. Ni izina rihabwa umwana w'umukobwa. Iri zina rifitanye isano n'izina Joanna. Rikaba risobanura uw'Imana cyangwa se uw'umugisha. 19 turasanga izina Mutesi. Ni izina rihabwa umwana w'umukobwa. Iri zina rikaba risobanura ukundwa, utuje cyangwa se uw'ineza.
20 turahasanga izina Queen. Ni izina rihabwa umwana w'umukobwa, iri zina rikaba risobanura umwamikazi. Rikaba ari izina rikoreshwa cyane mu bantu bakunda ibintu bijyanye na fashion. 21 turahasanga izina Peace. Ni izina rihabwa umwana w'umukobwa, iri zina rikaba risobanura amahoro. Iri zina Peace rero rikaba rikoreshwa cyane mu babyeyi bifuza gutanga ubutumwa. 22 turahasanga izina Yvine. Ni izina rihuje ubusobanuro n'izina Aline ndetse na Divine, rikaba risobanura ifunguro ry'Uwiteka. 23 turahasanga izina Sabrine. Ni izina rihabwa umwana w'umukobwa, iri zina rikaba risobanura uburanga ndetse n'ubwitonzi. 24 turahasanga izina Kelly. Ni izina rihabwa umwana w'umukobwa, iri zina rikaba risobanura ufite icyizere cyangwa se ufite icyerekezo. 25 turahasanga izina Kelia. Ni izina rihabwa umwana w'umukobwa, iri zina rikaba risobanura urusengero. 26 turahasanga izina Irakoze. Ni izina risobanura ishimwe ry'Uwiteka cyangwa se urakoze Mana. 27 turahasanga izina Cynthia. Ni izina risobanura umutuzo, ubwiza ndetse n'icyubahiro. 28 turahasanga izina Uwayo. Ni izina rihabwa umwana w'umukobwa, iri zina rikaba risobanura Uwiteka cyangwa se uwa bose. 29 turahasanga izina Ishema. Ni izina rihabwa umwana w'umukobwa, iri zina rikaba risobanura kwiringira cyangwa se umunezero wa data. 30 turahasanga izina Shimwa. Ni izina rihabwa umwana w'umukobwa, iri zina rikaba risobanura imbabazi cyangwa se gushima. Ngaya rero amazina 30 twari twabateguriye uyu munsi. Nawe niba ari izina wifuza ko twagusobanurira, twandikira aho hasi muri comment maze tuzarigusobanurire. Hagati aho rero genzura neza niba warakoze subscribe, ufungure inzogera noneho kugira ngo ibiganiro byacu bizajye bikugeraho umunsi ku wundi. Ndabashimiye mwe twabanye muri iki kiganiro, mbararikira gukurikirana icy'ubutaha. Iyi wumva ni Strong Studio, naho njye twari kumwe kuri mikoro ndi Mr Felix. Imana ibarinde.